Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ku Muragwa Family TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza mu mpande zose zitandukanye z'igihugu n'abari hanze y'igihugu. Reka twizere ko namwe mumeze neza. Natwe tumeze neza ndetse turanabashimira bikomeye ku bwitange bwanyu ukuntu mukomeje kugaragaza urukundo mukurikirana ibiganiro byacu dukora. Uyu munsi rero nifatanyije n'umuvandimwe anga mu kiganiro tugiye gukora, nagira ngo tugire inama. Nizere ko muruzi kugikunda, muze kuduha comment mutubwire uko mwebwe mubyumva ku ruhande rwanyu. Nkuko akunda kubivuga, ibi ni ibitekerezo byacu biba bidakuraho ibyanyu, ahubwo tuba tugira ngo dusangire, tubwirane, umbwire uko byumva, mubwire uko mbyumva, dushaka igisubizo kirambye. Niyo mpamvu ngira ngo tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Yego, uyu munsi hari ibintu dukomeje kubona kuri media cyangwa se ibyo twakwita zino social media platforms zadutse. Ubundi tuzi ko kera itangazamakuru ryari rimwe mu bintu byihutisha ikemuka ry'ibibazo bitandukanye. Urugero ugasanga nk'umuturage utabasha kugera ahantu runaka bitewe n'uko itangazamakuru ryamwegereye, bikajyana ikibazo cye kikaza kumvikana kigakemuka byihuse. Ariko muri iyi minsi ndahamye nashidikanya ko bitandukanye, aho zino platforms zabereye nyinshi, ama YouTube n'izindi mbuga zitandukanye, bisa nkaho byabaye bibi ukuntu hakazamo ibibazo bigiye bitandukanye. Rero nshaka ko tuganiraho tukanamenya wenda ikibitera, tukareba niba twabona wenda n'igisubizo cyabyo. Reka wenda twihuse tuvuge nk'urugero, ubu ngubu ingo zisigaye zigirana amakimbirane wenda hagati y'abashakanye. Wenda umugabo yakoze ikosa runaka se ntiryashimisha umudamu, bafite abana runaka, umugore none ugasanga kugira ngo sinzi nimba bakeka ko ari ko gukemura ikibazo akajya mu itangazamakuru, akajya kuri platform runaka akavuga ibyo bintu, umugabo wanjye yakoze ibi n'ibi, yakoze ibi n'ibi, namusanze hanaha ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ngiye rwose mwumfashe. Urumva byanga byakunda ibyo bintu agiye kuvugaho. Nekeza ko kera uko aho bitandukanira, kera umuntu yakoraga ikintu nk'icyo, umwe akajya nko mu muryango we akahamagara abantu bakuru bakaza kwicara bakaganira. Ubu byarahindutse, abantu bakuru dusigaye tuganira nabo ni YouTube, tukaza kwifashisha noneho tukaza gukenera inama z'abakurikije icyo kiganiro. None ugasanga biri kwangiza sosiyete. Niba mama wanjye, ngenda cyari urubyiruko ndacyari muto, mama wanjye yasanze papa mu ikosa runaka, aragiye kuri YouTube imwe avuze byagenze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya. Papa nawe ntabwo ari bwihangane nabona cya kiganiro, akaza kujya nayo ku yindi platform itandukanye. Reka kuri mugore yaraniye gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya. Noneho tukibaza, ese ba bana banyu noneho nibareba cya kiganiro, ibyo bintu nyine urumva wowe byafekta gute abo bana, cyangwa se niki mbega watugiranye inama kuri ako kantu? Murakoze. Nge uko mbyumva, itangazamakuru n'ubundi nubwo haba harabayeho ikoranabuhanga, ntabwo rivanaho ko ibyo rigomba gukemura ribikemura kandi rikabikemura neza kandi naho byihuse, bitandukanye na cya gihe cya kera wasangaga ari ikinyamakuru wenda kimwe cyandika. Nk'urugero, ndibuka twakundaga kubona ibintu byinshi mu mvaho nshya. Imvaho nshya. Sinzi niba ubu ngubu niyo mvaho nshya niba bakiyandika, ntago mbizi, ariko nyine sinzi niba zigisohoka inshyashya, sinzi ko nzi ko zikibaho. Icyo gihe rero urumva ko uko igihugu kigenda kigira iterambere mu ikoranabuhanga, hari bimwe nyine bigenda bisa nkaho byibagiranye bigasimburwa n'ibindi. Itangazamakuru rero ntabwo twavuga ko ridakemura ibibazo, rirabikemura cyane pe, biterwa n'umurongo icyo gitangazamakuru cyihaye. Ahubwo ngarutse kuri icyo kibazo wari uvuze cy'uko wenda hashobora kuba haraje izi mbuga nkoranyambaga nyinshi zigatuma abantu bakagombye kuba niba bagiranye ikibazo bakagombye kwegera nk'umuryango bakabikemurira iyo ngiyo, bahita bihutira kuza kuri social media kubivugiraho. Hari uburyo bubiri nge mbyumvamo. Yego. Ubwa mbere biterwa n'icyo waje kuhavugira. Icya kabiri
ndeba ese uriya muntu waje kuhavugira biriya bintu biragira iyihe ngaruka ku muryango we, yego, noneho muri rusange ku banyarwanda, yego, kuko siwe uba wabirebye wenyine. Iyo uje kuri social media ni ukuvuga ngo ibintu byawe uba ubishyize ku karubanda. Ibintu rero bigira efe negative ni cya gihe ababyeyi bagirana amakimbirane, aho babikemuye bakajya kuri social media. Yego. Ingaruka zizaba kuri ba bana. Niba wa mwana yiga azajya ku ishuri ejo mu gitondo, abantu bose baba bati dore wa mwana mama we yavuze ibi n'ibi, dore papa we yavuze ibi n'ibi. Urumva bihise bimugiraho ingaruka. Niho hahana azatangira kujya agira ipfunwe. Rero inama nagira umuryango, nubwo ntari inzobere mu by'umuryango, ariko hari bimwe uba ubona uwo ari we wese yagira icyo abivugaho. Niba ugize ikibazo mu rugo, mbere y'uko ubijyana muri social media, banza urebe ni izihe ngaruka biri bugire ku bana banjye. Ariko kuba hari umuntu ufite ikibazo runaka ukaba wagenda ukajya kumutabariza kuri social media, turabizi neza ko hari ababa barabuze ubuvuzi, ariko ikibazo cyagera muri social media ugasanga abantu baritanze baramuvuje. Ntabwo social media twayifata mu kintu cyo kuvuga ngo irasebanya, oya. Hari ibintu bibiri bihakorerwa, kimwe gifite ingaruka nziza, ikindi gifite ingaruka mbi. Inama rero twagira ba bandi baba bari buze bigatanga ingaruka mbi yaba ku muryango we ndetse yaba ku gihugu. Nge numva ari uko mbyumva. None ahanini unasanga bano bantu bitabaza zino mbuga nkoranyambaga, akenshi sinzi nimba hari igihe usanga ameze nk'umuntu utaje no kugisha inama, ahubwo yaje nko kumurega, cyangwa se kumva nyine ko nimba ari nko kumuhima, cyangwa se kumwereka ko ibintu nyine yakoze ati none nanjye reka mwishyure, wabikoreye hariya none nanjye reka mwishyure ngo babaze cyane. Nika ko nyine ndaba yirengagije ba bana, nimba afite umuryango afite nk'abana, nagahari aba yibutse nyine ko abo bana nabo bashobora kuza nyine kureba bya bintu. Habwo nkibaza se iyo atashye basi yumvisha aba bana gute ko ibyo bintu byo byari bikwiye ko ari yo nzira nyine agombaga kugira ngo akemura ikibazo afitanye wenda n'uwo mubyeyi. Sinzi nimba aba ari ukugisha inama, nimba ari ukumurega, sinzi ukuntu ngiye mbari kubyumva. Icyo gihe iyo wazanye ikibazo cyawe muri social media, nekereza ko nta bundi busobanuro uba ufite bwo kujya kubwira abana. Yego. Deja nabo babyumvise. Wari ufite amahirwe yo kubibabwira utarabijyana ku karubanda. None wamaze kubijyana ku karubanda, ubu si umwana ajya kumusobanurira iki? Nundi ntacyo, ubwo mbega ntacyo kuramira kiba kigiye. Ntacyo. Noneho unasanga icyo kibazo kirabaye, agiye kuri social media, uwo mugabo nawe agiye kuyindi aravuze. Noneho ahantu wenda ngiye nengera bano ba social media users, bano bantu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga, iyo bibonye gutya akabona wenda ni ibintu byazamutse cyane, ahita ashakisha wa muryango, agahita avuga ati n'uriya muntu nanjye reka njye kumushaka, akamukoresha n'ikindi kiganiro, akongera akamubaza kuri bya bintu yumvise hahandi. Ese aho ngaho uwo mu social media users we aho ngaho aba iryo si nk'ikosa, si twayifata nk'ikosa? Icyo ni ikintu nawe yagakwiye gupushinga ngabone umuryango byagenze gutyo, ashyira imbaraga mu kujya kuwushaka nayo ngo yongera gusubirishemo bya bintu. Ubundi ntabwo byagakwiye kugenda gutyo, ariko iyo byagenze gutyo nyine nose ko ari mwe muba mwishyize hanze, nyine bagomba kuza bakabota. Bari gucuruza, wabahaye amakuru, none urababuza kuyavuga kandi ari wowe wayazanye. Ubwo ngiye aho ngaho kuri kote yanjye numvaga ko nyine ahubwo wenda nk'indangagaciro za bano indangagaciro za kabaranze bano bakoresha zino mbuga, nimba ubonye inkuru ukabona ni inkuru ishobora gusenya n'umuryango,
numva nyine utagakwiye kujya kumujya kumushaka ngo wongere kumusubirishamo nanone iyo nkuru yongera ayitangire bundi bushya noneho unamurangire mugenzi wawe aturiya muntu ufite inkuru uri gucuruza niwo uba wizanye nyine kuri iyi mihanda niba wizanye kuri iyi mihanda baba bagomba nyine bwite uba wabahaye inkuru kuko si bo bagiye kukuzana gusa tugarutse ku bintu by'indangagaciro ntabwo byakagombye kuba byo nukuri ubundi umuntu nibaje akakubwira ngo ibi n'ibi 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 wakagombye kugira inyurabwenge ukabasha kuyungurura akaba ati ibi reka mbireke reka basi ntangaze ibi ngibi ariko noneho usanga muri iki gihe ahubwira ngo batangaze ibyo navuga byagira akamaro kuri wa muryango ahubwo batangaza bya bindi biri buwusenye kuko nibyo biri bugira ute biri bu boosting ahantu hose inkuru ikaba yamenyekanye abashaka amakuru bakaba barayabonye abacuruza bagacuruza ariko mu by'ukuri tugendeye ku ndangagaciro zacu z'abanyarwanda ntabwo ibyo byari bikwiye niyo mpamvu usanga iyo bikabije usanga noneho na leta yacu ibyinjiramo kugira ngo ihoshe ayo makimbirane kuko naragakunze nayibonye hari abantu bagiye bakebura ukabona nyine ibyo bintu babigabanyije so icyo nagiye mu tuganiro cyari icyo ubwo muri make bano ba social media users reka tugerageze basi kugira indangagaciro nimba ubona ari ikintu cyagiye hanze wenda ku ikosa ryabaye rya mbere byo kujya hanze wibu wa kabiri ukora iryo kosa ngo wongere kurisubiramo use nk'urisakaza kuko ahubwo wenda byaruta ugafata wa muryango ukawuzana wenda yego ukawuganiriza wenda ukabazana bose ukabaganiriza ukabungira no aho ngaho kuri izo mbuga nkoranyambaga zawe tukabona ko biyunze tukafatira isomo tukavuga ati uriya muntu yahuje bariya abantu bari batanye muri buno buryo arabegeranya arabaganiriza umuryango warongeye umuzima tukazajyana iyo nkuru tuvuga ati wowe runaka wahuje bano bantu warakoze cyane ntekereza ko ari cyo nshaka ko tuganiraho mutubwire muri comment uko mwe mubyumva ese izi mbuga nkoranyambaga muri kino gihe ziri kudukemurira ibibazo cyangwa ziri kubitiza umurindi kugira ngo byiyongere ese nimba ariko bimeze twakora iki hakorwa iki twakosora iki nyine kugira ngo iri terambere dufite kuri izi platforms turikoreshe neza ritubyarira umusaruro haba muri societe ndetse no ku muntu ku giti cye nyine ufite urwo rubuga ugira icyo rumarira ariko mu buryo bwemewe n'amategeko turabakunda cyane komeze mudukurikire subscribe share like na comment ni ingenzi natwe tuzakomeza kubaha ibyo mwifuza murakoze cyane